Reka nguhe ikaze wowe ukurikiye ku Mugereka TV, amahoro n'imigisha bibe kuri wowe. Uri umuntu w'agaciro, wowe wakoze subscribe, wowe ugenda ukora share, wowe ugenda kudukurikira umunsi ku munsi. Imana ijye iguha umugisha kandi ijye gukomeza amaboko. Wowe utarakora subscribe, iki nicyo gihe ngo ukore subscribe, tujye tubana mu bindi biganiro. Ndetse hano ko ari na channel yizewe, uzazuboneraho amakuru yizewe kandi ya nyayo ku gihe. Niba uri umunyarwanda cyangwa se utuye muri Tanzania, uri kugenda ubona amakuru y'umu Miss w'u Rwanda witwa Mutesi Jolly ndetse n'undi mugabo bivugwa ko bakundana witwa Haji Saidi Lugumi. Uyu akaba ari umukire ukomeye ufite amafaranga menshi, gusa arakuze cyane, bivuga ko asazanye amafaranga. Andi makuru avuga ko ashobora kuba acuruza imbunda, ngo aricyo gituma abona amafaranga. Ntabwo ayo makuru yizewe cyane ku buryo wagenda ugahamya ko acuruza imbunda, ariko niko bivugwa, nabyo biri kuri ino mihanda. Kandi nababwiye ko nzaza mbaha amakuru ari kuvugwa kuri ino mihanda, ndetse tukanayasesengura tukamenya ko niba koko ari ibyo bintu biri kuvugwa. Gusa icyo nakubwira cyo wakibuka nuko nandora ivugira ubusa ku musozi. Ibinyamakuru byagiye byandika bivuga ko uyu mugabo ashobora kuba akundana na Miss wacu Mutesi Jolly. Gusa haje kubaho igihe Mutesi Jolly araza yandika ku rubuga rwe rwa X, aravuga ngo account ye yarahakinzwe. Ibyo bagenda babona ngo ntabwo ari we wabyandikaga, ni abantu bayihakinze babyandika. Sinzi nimba mwaragiye mubibona, gusa hamwe uyu mugabo yagendaga akandika ku rubuga rwe rwa Instagram akavuga ngo warakoze kunkunda kandi Imana iguhe umugisha, uri mwiza. Mutesi Jolly nawe akagenda akandikaho ngo LinkedIn agashyiraho agatima. Ubwo vuga ngo baranyuzanye nyine, barahuje. Nibyo biba bisobanuye. Ubwo rero aya makuru akivugwa gutya, abantu baragiye babigira ibintu birebire, nibwo Mutesi Jolly yaje akahita abihakana. Ese koko barakundana cyangwa ntabwo bakundana? Icyo ni ikibazo twese twibaza. Ariko se kuki byabaye? Iyo ugiye ukanareba kuri video y'uno mugabo, abantu bagiye bayirakinga video, hashobora kuba hashizeho nk'amezi 3. Hashize amezi 3 uyu Mutesi Jolly nawe yari arimo mu bantu bayirakinze. Kandi no muri comment ukuntu umwe atera comment undi akareplyinga, undi agatera comment undi akareplyinga, ubona ko wagira ngo harimo akantu. Gusa ikibazo dufite ni kimwe: barakundana cyangwa ntabwo bakundana? Ese kuki Mutesi Jolly yagiye kandika abyihakana, avuga ko atari ubyandika? Kora subscribe, andi makuru araza kuza gake gake kugira ngo ujye uyabona. Birasa gukora subscribe. Imana iguhe umugisha.